Bakunzi ba Mount Film Entertainment, ku munsi wa none muri kumwe na Mount Film TV, aho twerekeje mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, aho tugiye gusura umubyeyi witwa TUYISENGE Christine ufite umwana ubana n'ubumuga cyangwa se ufite ubumuga bw'umugongo, akaba amaze imyaka 9 aticara cyangwa ngo abyuke, akaba atabasha no kurya. Uyu mubyeyi rero tugiye kumusura kugira ngo tuganire nawe, turebe ubuzima abayemo, turebe uko bimeze, turebe n'icyo twamufasha nk'abanyarwanda muri rusange, ndetse n'undi wese uzabasha gukurikira ino video. Ni urugendo rurerure, ni urugendo rwadusabye amasaha agera muri 5 kugira ngo tugere mu murenge wa Mamba, aho tugiye kureba uyu mubyeyi. Ndagira ngo mukomeze mukurikira ikiganiro cyacu, mbasaba gukanda subscribe kugira ngo mujye mukurikira ibindi biganiro, muduhe inama n'inyunganizi. Murakoze. Twibwira amazina. Nitwa TUYISENGE Christine. Mwana wawe yitwa gute? Bishime Beni Glory. Batubwiye ko umwana wawe afite ikibazo kandi ukeneye ubuvugizi cyangwa kubitangariza abantu benshi kugira ngo ubashe kubona uburyo bwo kumuvuza. Ese umwana wawe afite ikihe kibazo? Byatangiye gute? Mbese tubwire muri rusange igihe ikibazo wakimenyeye nuko byagiye bigenda. Njyewe nkimara kumubyara abaganga bahise bambwira ko umwana afite ikibazo. Kuko nahise mara amezi 3, yagiye muri kuveze amaramo amezi 3. Aho tuviriyemo bambwira yuko afite ikibazo cy'ubwonko n'umugongo. Nyine nza gutaha ariko nkakomeza kumuvuza. Ngeraho bansaba kuzaza nkoresha kine imamba nkayikoresha. Nyuma umuganga wakoreshaga kine arambwira ati rero wowe kine y'aha ngaha ntago umwana yakira, ugomba kujya ahandi hantu. Ubwo bagenda bandangira za Gatagara ni Gahini. Gahini nza kumujyanayo bakamuvura, kuko Gahini ndabyuka ko nigeze kuvayo umwana yaratangiye kwicara bitewe n'intebe bari baraduhaye. Umwana atangiye kwicara, ariko ubushobozi bwo kubiga Gahini nanone nkabona birangoye, byo kurya imibereho nkabona birangoye n'ubundi. Nyuma umuganga waho niwe wavuze ati ariko uyu muntu ubayeho gutya nta hantu twamushakira umwana akavurwa. Aribwo bo bahise banyandikira agapapuro barambwira ati wowe Gatagara ujye uvuriza hafi. Gatagara mpageze bambwira yuko icyo gihe bambwiye yuko mituweli itahakora. Ndaza mbisaba visi meya, arambwira ngo ningende mbaze. Ukubaza kwanjye gitansi bampaye nayizaniye visi meya. Visi meya arambwira ati ntago twakishyura ahantu hadakorana na mituweli. Ubwo mba nditahiye, ariko nkagerageza iyo abantu bamfashaga abaturage narongeraga nkasubira Gahini. Nyuma mbona ko bitagikunze nyine ndarekera. Hanyuma fagitire baguhaye Gatagara yari fagitire iriho amafaranga angahe ku buryo wayihaye visi meya akakubwira ko ubwo bushobozi batabufite nk'akarere ko kugira ngo bavuze umwana wawe? Fagitire namuhaye yari 400, kuko hari n'indi namuzaniye y'5,000 yari yahuye na dogiteri. Kugira ngo ahure na dogiteri banciye 5,000, nayo nayimuzaniye. Ambwira ko bitagikunze rero nkomeza kwirukanka mu bayobozi nkandikisha impapuro nazigeza ku murenge bakambwira ati zagiye ku karere. Ku karere nabaza ati impapuro zawe ntazahageze, nasubira ku murenge akambwira ko ariho ziri. Noneho njyewe mfata umwana wanjye mushyira mu mugongo, ndavuga ati reka njye kubaza ku karere. Ku karere mpageze ushinzwe abamugara arambwira, anyandikira nimero, arambwira ati subira ku murenge wanyu ugereyo ubahe kano kantu. Narahageze ndakabahereza, barangije barambwira ati impapuro zawe ugomeza kuduserereza, impapuro zawe ziri ku karere. Ku karere nibwo nakomeje guhamagara ushinzwe abamugara, arangije aravuga ngo impapuro zanjye zarabuze, ngo ninongere ntangire bundi bushyashya. Ubwo urumva guhera 2013 nsaba ubufasha
kugeza n'ubu ngubu niko impapuro bambwiraga ko zabuze. Ngezeho nyine ndarekera, umuntu arambwira ati rero wowe hamagara meya. Muhamagara arambwira ati ikibazo cyawe nyoherereza message, ndayimwoherereza. Arangije ntabwo yongeye kumpamagara, nta n'ikindi kintu yakoze, nagumye uko nguko. None mu minsi ishize nibwo nagiye ku murenge ndahabwa ati ariko ndi umurundi si ndi umunyarwanda, kubera iki mutamfasha kandi abandi mubafasha? Gitifu w'umurenge arangije arambwira ati si ikintu ukeneye ni igiki? Ndamubwira ati nkeneye igare ry'umwana naho kuba mfite. Arangije arambwira ngo taha nimugoroba uze kumpamagara umbaze ko igare ryangezeho. Naratashye, aho muhamagariye arambwira ati tegereza ubwo niriza nzaguhamagara. N'ubu narategereje narabuze. Ariko buri munsi uko ngiye ku murenge babwira ikibazo cyanjye nkabona ntacyo bitayeho. Nanjye rero bikambabaza kuko mba mbona yuko ndengana ntari n'umunyarwanda. Birumvikana muri uko kugira ibibazo by'umwana kujya gusererezwa ku murenge kugira ute, ese byibuza papa w'umwana we aherereye hehe bimeze bite? Papa we kugeza ubu ngubu ntabwo nzi ahari, kuko akimara kunta mu nzu umuntu yandangiye aho aba njyayo. Ntageze mbibwira abayobozi babo, baramubwira ati rero ugomba gufasha uyu mudamu, ntabwo yabaho n'uyu mwana. Arabyemera avuga ko azaza amfasha, ariko namaze kuhava n'ubundi telefone yiwe ivaho, ntabwo nzi aho aherereye. Kugeza ubu ntabwo uzi aho papa w'umwana aherereye? Ntabwo mazi. Ni ukuvuga ngo papa w'umwana muherukana umwana afite imyaka ingahe? Nyuma yaho gatoya umwana yarujuje imyaka 7. Nagiye kuri Niba y'i Kigali, mbabwira uko bimeze, mbabwira n'aho yakoreraga. Babajije aho yakoreraga basanga ntabwo akihakorera. Niba y'i Kigali irambwira ati uwo ni umusaraba wawe, genda ugumane umwana wawe, kuko nari nasanzemo umudamu. Ati ahubwo jya ushakisha ahantu haba abazungu bakunda abo bana. Numva naho mbwiye nabi, ndongera ndatega ndataha ndamugarura. Hanyuma wowe ku bwawe urumva wifuza ko umwana wawe afashwe iki, bigenda gute? Nk'ubu ngubu yujuje imyaka 9 atabyuka. Uko aryamye niko aho yaryamye n'ubundi habora. Njye nifuje ko bampa igare ndabibura, nifuza ko bamuhuza nabyo ndabibura. Njye nk'abantu bakumva ko bamfasha umwana wanjye akavurwa. Urumva ikintu gikomeye ukeneye ni uko umwana wawe abasha kuvurwa cyangwa akabasha kubona igare yaba yicaye no mu gihe ategereje ubundi bufasha burenzeho. Hanyuma igare ryo bakubwiye ko rigura amafaranga angahe, kugira ngo twumve koko nk'abagukurikiye uburyo ubushobozi bwabuzemo, turebe ko hari icyo twakora? Igare ntabwo bigeze bambwira amafaranga yaryo, kuko umurenge we wavugaga ko bazari, nta handi nabajije ko naribona. Umurenge bakubwiye ko bazarigura. Hanyuma kugeza n'ubu ngubu umurenge Mamba, ese gitifu waba waravuganye nawe yitwa gute? Uriho ni mushyashya, ntabwo nzi ko yitwa, kuko abagitifu bose bahageze mvugana nabo. N'uwo mushyashya wagerageje? Uwo mushyashya ni nawe wambwiye ko igare ngomba kuribona. Ese waba ufite nimero ze ngo tumuhamagare twumve icyo avugaho? Telefone yanjye barayibye, nta nimero ze mfite. Gusa nawe twamushaka tukamubaza. Hanyuma mu mudugudu ubanye ute n'abaturage, byibuze abo babasha kugufasha cyangwa babasha kumva uburemere bw'umwana ufite ubumuga afite bwo kutabasha kubyuka? Mbese ibikorwa bya leta ubyitabira gute, byibuza ngo twumve ko atari cyo kintu wenda uzira niba badashobora kuguha ubufasha? Imiganda ikiriho, umuganda najyagayo kugira ngo numve ko hari icyo bavuga ku mwana wanjye. Ariko
nyuma umudugudu nayo tuza kuvugana, ndamubwira ati rero mbayeho nabi, nta naho ngiraho gutaha. Aza kumbwira ati rero mu muganda uzakurikiraho tuzavuga ikibazo cyawe kuko nta muntu utakizi. Birangira uko nguko nabyo, twahura umudugudu tugahura ahubwo akisekera. Mbona n'ubundi rero bagiye kuzansaza, ndatuza. Ariko abaturanyi bo bagerageza kumfasha kuko nta kazi ngira. Niyo najyaga mu kazi, nkumva nagize ikibazo cy'umwana nasize nkingiranye, aho ndi gukora nkahita ngenda, nasubiraho bakanyirukana. Nyine nkaza ngasanga umwana wanjye nkavuga ati nyine tubeho nabi, nta kundi byagenda. Hanyuma ese ufite ababyeyi? Mama ntawe uriho, ariko papa nawe ni nkaho sinzi nimba azi naho mba, ntabwo mbizi. Hanyuma abandi bantu bo mu muryango, kuko ntabwo tuvuga ku babyeyi gusa, tuba dufite umuryango wo gufata gute? Umuryango harimo abantereranye, ariko hari n'abageraho bakavuga ati wa muntu nta sabune afite, abona banyohereje nk'isabune. Ariko nta birenze nyine, nabo ntawungeraho mbega. Ni ukubyumva abaturage babivuga ati umuntu wanyu abayeho nabi. Hanyuma uruhande rw'umugabo mwabyaranye umwana, umuryango wo gufata gute? Ese barabizi ko ufite umwana? Hanyuma umuryango w'umugabo bo babivugaho iki? Umuryango we ntabwo nkuzi kuko twahuriye i Kigali. Mwahuriye muri Kigali kugeza n'ubu ngubu. Ese mwabanye igihe kingana iki n'umugabo wawe? Twabanye imyaka 2. Mwabanye imyaka 2. Yari atarakwereka famiye ye? Hanyuma urumva wifuza iki kigendanye n'uko umugabo wawe wenda yamenya aho umwana wawe ari, yamenya uko abayeho? Ese ko mwamenyaniye i Kigali n'umugabo wawe ukaba uri mu murenge wa Mamba, aho wahageze gute? Bimeze bite? Mu murenge wa Mamba ni kavukire. Uvuka mu murenge wa Mamba? Ese ubuzima nyine uri kubona bumeze bite? Ubuzima mbayeho buragoye. Nanjye ubwanjye mba mbona bitanyoroheye no kubyakira. Mbona kubyakira bingoye cyane. Kuba mfite abo bana 2, umwe afite ikibazo, n'ugiye nyine agenda kwitoragurira mu zindi ngo uriya mutoya. Hanyuma urifuza ko rubanda ruri bubone no kuri gufasha iki? Yewe bundi ikintu numva cya mbere babanza kumfasha, yabanza akavurwa. Ariko no mu buzima mbayeho nabyo birangoye kubona icyo namugaburira, kuko ibyo ndya njyewe si byo arya, biratandukanye. Ese arya iki? Arya ibiryo byoroshye, kuko sinavuga ngo ngiye kurya ibyo bijumba mbonye ngo nawe abirye. Ntabwo byakunda kuko n'umwana udahekenya, no kugira ngo ibyo bimuhe ni ukurinda kumwasamura, cyangwa ashaka undi muntu umfasha tukamufata turi 2. Nabyo byo kumugaburira nabyo birangora. Kandi no mu buzima tubayemo, wenda hano muri iyi nzu tubayemo, n'umumama wavuze ati tubayeho nawe ngwino ngucumbikire, ntaho ngiraho kuba. Henshi ngiye gucumbika iyo bamubonye baravuga ati uyu mwana hoya ntabwo twagucumbikira, nabyo bikambana ikibazo. Hanyuma icyifuzo cyawe ni uko bagufasha umwana akavurwa ukabasha no kubona aho kuba. Kandi twabonye ko wabigejeje mu buyobozi bikanga. Byaranze, bambwiye yuko hari amazu bubakiye abantu nayo atararangira, bambwira ko iyanjye atariyo bashyiraho. Hanyuma bakubwiye ko inzu yawe atariyo bashyiraho? Bakambwira ko nanjye igihe cyanjye nikigera nzubakirwa. Babikubwiye hashize igihe kingana iki? Uko mbagezeho niko babimbwira, kuko ndumva njyewe igihe cyose njyayo gusaba ubufasha. Njyayo
no gusaba ubufasha bakambwira ati genda wihangane, genda wiyakire ibyakubayeho n'abandi bibaho. Ubwo nyine bikanyobera nkongera nkagaruka nkafata umwana wanjye, kuko igihe cyagezeho noneho mbura aho kuba, ndavuga ati ngiye kuvumira uyu mwana mudebaho mutanigendere. Nanone najya kugenda umutima ukanga, nkongera nkafata umwana wanjye. hanyuma ko mbona uracyari umubyeyi mutoya, uri umumama mutoya, imyaka ni mitoya, ubasha gukora kugira ngo byibuze ubonye icyo gukora wagikora kugira ngo umwana wawe abashe kubaho? Mbonye icyo gukora nagikora, ariko nanone ntabwo namufata ngo musige mu nzu. Icyo kibazo ngira, kuko henshi njya gusaba akazi bakanyirukana kubera ko umwana ndamukingirana nanjye nkageraho nkavuga ati nshobora gusanga yanapfuye, nkataha bakanyirukana. Icyo usaba abanyarwanda kandi ukomeze kwihangana, umwana wawe Imana iramuzi kandi iranamubona. Abantu nibatanga ubufasha bizagenda neza. Icyo usaba abanyarwanda n'abari hanze bazabasha gukurikira iki kiganiro cyacu? Ngewe icyo nabasaba nk'abantu bafite umutima ukunda, ni uko bamfasha umwana wanjye akavurwa nkabona n'aho kuba, bakabimfashamo kugira ngo nanjye wenda mbone yuko hari abantu bakiriho bagikunda abantu, bitewe n'inzira nagiye ncamo kuri uyu mwana. Nagiye mvuga ko n'Imana itanzi, ariko nyuma nkagaruka nkavuga ati wenda ibyo ndimo ndacamo bizarangira. Rero icyo nifuza abari kumbona bose nuko nabasaba aho kuba, bakamfasha nkabona aho kuba n'umwana wanjye akavurwa. Utunyuriyemo make mu nzira y'umusaraba wanyuzemo, ni iki uno mwana, ni nk'ayahe mahirwe cyangwa n'ibiki byagiye bikubabaza kurushaho kuri uyu mwana byatumye wumva yuko utakaje icyizere ko nta bantu bagifasha babaho? Ikintu cyatumye mvuga ko n'Imana itanzi cyangwa inanyanga nkanavuga ko itanabaho, ni uko hari aho najyaga kuba nkacumbika na famiye yanjye ikanyanga ikantererana, naho ngeze hose bakanyirukana. Ngeraho noneho mfata umwanzuro wo kuzaza ngenda ndara mu ishyamba, umbonye wese akazavuga ati uriya muntu yarasaze, kuba umuryango we waramwanze. Nkabwirirwa nkaburara, n'umwana mfite mu mugongo nawe akabwirirwa akaburara. Icyo kintu sinzibagirwa, ndara mu ishyamba nawe mufite kandi araravuga, nkatekereza ko hari n'uwahansanga akahanyicira. Hanyuma abanyarwanda bakumva, sinzi niba uri twemerere gutanga nimero yawe kugira ngo byibuza n'uwifuza kukuvugisha no kukwihanganisha abe yabikora. Nimero yanjye ni 0788 48 58 59 6. Urakoze kutuganiriza no kudusangiza ubuzima bwawe n'umwana wawe, nubwo ari ibintu bitoroshye, ariko humura, Imana irahari kandi irakuzi. N'abantu batureba nabo ni abantu bafite umutima mwiza kandi bagomba